Ndabasohoje mu izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha. Nkuzaniye impamvu ukanguka hagati ya saa 9 na saa 11 zo mu rukerera za mu gitondo. Impamvu ukanguka hagati ya saa 9 na saa 11 zo mu rukerera cyangwa se za mu gitondo. Ese akenshi wisanga wakangutse hagati ya saa 9 na saa 11? Uyu munsi ndashaka kugusobanurira impamvu nyamukuru, ndashaka kukubwira impamvu n'ubusobanuro bwo gukanguka saa 9 hagati ya saa 9 na saa 11 mu rukerera, icyo bisobanura. Ndashaka kugusobanurira icyo ibi bisobanura, gukanguka saa 9 na saa 11 za mu gitondo mu rukerera. Impamvu ukunda gukanguka muri ariya masaha ya saa 9 na saa 11 za mu gitondo nuko watoranijwe. You are chosen. You are chosen. Nongere mbisubiremo, waratoranijwe. You are chosen. Please, mpakanya ngusobanurire neza impamvu watoranijwe cyangwa se wahiswemo n'Imana. Mu by'ukuri ikintu cya mbere dukwiye kumenya, Imana ni umwuka. Imana ni umwuka, kandi Imana ikorana n'umwuka cyangwa se na sura, umuntu w'imbere. Imana igakorana n'umwuka yadushizemo. Akenshi umwuka Imana yadushizemo, Imana ibishaka gukorana n'uwo mwuka igihe dutuje, igihe uyu mubiri twambaye, iki gihawuzingi dufite, iyi hawuzingi dufite itari bize. Akenshi ku manywa cyangwa se mu gihe tureba, mu gihe turi maso, turi kwagitinga by'umubiri, turi gushaka imibereho y'ubu buzima, icyo gihe umubiri uba uri bize cyangwa se mind yacu nayo ugasanga irahuze cyane. Icyo gihe Imana ntabwo yaza akenshi gikorane natwe kuko tuba duhugiye mu by'isi. Ariko iyo umuntu asinziriye, iyo umuntu ari mu mwanya wo gusinzira, umubiri utari bize, niho Imana iza igakorana n'umwuka yadushizemo. Umwuka Imana yadushizemo ni ukugira ngo Imana ijye ukenera kugira ngo tuganire nayo, none wa mwuka yadushizemo utegeke icyo umubiri wakora. Niyo mpamvu Imana ntabwo ikorana cyane n'umubiri, ikorana ahubwo n'umwuka. Nta n'isano ifitanye n'umubiri, ahubwo isano, igituma dusa n'Imana ni umwuka yadushizemo. Nuvuga ngo umwuka Imana yadushizemo ukora mu buryo butatu, uri mu byiciro bitatu, ugabanyijemo ibice bitatu. Igice cya mbere ni umwuka w'ubwenge, mu buryo bw'ubwenge, mind. Icya kabiri ni uburyo dukeneramo ibintu, ibyifuzo, uburyo twifuza, uburyo willing, uburyo twifuza, ndetse n'igice cy'amarangamutima, emotion. Nuvuga ngo mu by'ubwenge turatekereza, you think. Noneho mu buryo dushakamo, mu buryo twifuza, mu buryo dukenera, willing, tugira icyo bita amahitamo, duhitamo, you choose. None mu buryo bw'amarangamutima, emotion, tukagira icyo bita you act, dushira mu bikorwa, you act. None iyo ushira mu bikorwa, tugiye kureba muri ibi bice bitatu biba bigize umwuka Imana yadushizemo. Ese Imana iganira natwe gute? Igice cya mbere ari uburyo mu bwenge, willing, cyangwa se mu gukenera, cyangwa se mu gukora. Imana
ibi byose bikora mu gihe dusinziriye, kuko iyo dusinziriye wa mubiri usinziriye, uyu mubiri twambaye wamaze gucika intege, biba bimeze nka shifuti. ni nko gukora muri shifuti ku manywa, cyangwa se tureba umubiri usanzwe, iyi hawuzingi isanzwe Imana idakorana nayo cyane, iba iri bize. Iyo iri bize rero, Imana ntabwo iba ishaka kugira ngo ituganize muri icyo gihe turi bize, ituganiriza mu gihe dutuje dusinziriye. icyo gihe nibwo Imana idusura cyane mu bicuku by'ijoro. iyo ukanguka saa 9 rero, hagati ya saa 9 na saa 11, Imana iba ishaka kugira ngo wongere ufate akanya ko kuganira nayo, usenge umwanya munini, usenge uganira n'Imana, noneho za mbaraga ziyerekwa zongere zibe nkuru, zongere zikure muri wowe uba waratoranije. ubundi Imana, ikintu dukwiye kwitondera kandi dukwiye no kumenya, Imana ntabwo ikora natwe mu buryo bw'umubiri, ahubwo Imana ikorana natwe mu buryo bw'umwuka. niyo ngo iyi hawuzingi nta sano Imana ifiteho, nta sano Imana ishakaho, yayiduhaye kugira ngo ijye idufasha mu buryo busanzwe bwo gushaka imibereho no kuba muri iyi si. Isano ikomeye cyane ni umwuka yadushizemo, ni umuntu w'imbere asora. umuntu w'imbere Imana ashize muri twe, niryo sano rikomeye dufitanye n'Imana. iyo ijambo ry'Imana tubwiye ngo yaturemye mu ishusho yayo, ni umwuka Imana yadushizemo, ni umuntu w'imbere, niwo Imana ibikeneye. niyo mpamvu iyo umuntu apfuye, iki gihawuzingi gisigara mu butaka cyangwa se kigasigara ku gasozi, ibi ntacyo bimariye Imana. wowe ubwawe bigufitiye akamaro, ariko ntacyo bimariye Imana. niyo mpamvu rero Imana iyo igukangura saa 9, hagati ya saa 9 na saa 11, ni buriya buryo Imana ikoresha, iba ishaka kugira ngo mwongere uganire n'Imana, usenge, wongere igihe cyo gusenga, uba waratoranijwe. kuko saa 9, hagati ya saa 9 na saa 11, it's a moment of revelation. you just pay attention and then you pray. nubango iba ni igihe cyiyerekwa, ni igihe cy'amayishurirwa, ni a moment of a vision, ni igihe cyo kugira ngo wongere ubone mu isi y'umwuka ibintu by'agatangaza kandi bikomeye. Imana ifitanye isano n'umwuka utubamo Imana yaduhaye, ntabwo ifitanye isano n'umubiri twambaye. ni byiza cyane rero ko igihe dukangutse muri aya masaha, uba ukwiye kumenya ko ari igihe cyo kugira ngo uhabwe amakuru n'Imana hagati ya saa 9 na saa 11. abantu bakunda gukanguka muri ayo masaha, ariko ntibasobanukirwe impamvu ibyo bintu bikunda kubabaho cyane. hari ibyo Imana iba ishaka kubatuma, iba ishaka kubashyira mu gihe cyo gutumwa n'Imana no kuganira n'Imana no gupuraninga, gushyiraho n'iyo plan. ibyo byose niyo mpamvu bikunda kukubaho muri aya masaha. igihe ukangutse saa 9, hagati ya saa 9 na saa 11, ntuzirengagize gusenga, ntuzirengagize guhamagara Imana, kuko Imana bigiye gushyiraho ubundi buryo bushya bw'imibereho yawe. God want to give you another plan. Imana ibishaka kuguha ubundi buryo bw'imibereho, ukuntu ukwiye kugenda muri icyo gihe. Imana ibishaka kugira ngo iguhe uburyo, the way of living. God wanted to give you another way of living. Imana ibashaka kuguha uburyo n'ubundi uri bubeho mu masaha, mu minsi ikurikira. God want to give you a new direction. Imana ibishaka kugira ngo iguhe uburyo bw'icyerekezo gishya. Imana ibishaka kuguha ibintu bishya by'ingirakamaro. God want you to give you important things. nubango igihe uruguca cyangwa se urugukanguka muri amasaha ya saa 9, hagati ya saa 9 na saa 11, Imana ibishaka kuguha ibintu by'agatangaza ku buzima bwawe kandi by'agaciro, kuganira nawe no kukwereka uburyo iri kumwe nawe. bisaba kugira ngo usenge, none wemerere imbaraga z'Imana nayo mayerekwa kuganira nawe. niba bikubaho, ntuzirengagize gusenga. niba bikubaho, ujye usaba Imana ubundi buryo wabaho, ubundi buryo waca mu byo urugucamo. niba ukanguka kuri saa 9, ujye uba maso. Imana iguhe umugisha. urakoze ko
abantu bahaye imbaraga zo kutwumva, urakoze ko wabahaye imbaraga zo gukurikirana Blessed One TV. Mana ndagushimiye, ndaguhimbaje, izina ryawe data rishimwe. Baha umugisha, ubagire neza, ubaha umugisha, ukomeze kubagura mu buryo bwose, ubaha umugisha abari muri Amerika, ubaha umugisha muri Afurika, ubaha umugisha mu Burayi, ubaha umugisha n'abandi bose bazumva aya makuru ya saa 9, hagati ya saa 9 na saa 11 bose ubaha umugisha, ukomeze kubagira neza no kubashigikira, ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Imana ibaha umugisha, nimo ibagirwa gukanda subscribe, mukomeze kudushigikire kugira ngo ibindi biganiro bitaha mujye mubasha guhita mubimenya ko byahageze. Imana ibishimire, amen. We love you so much.